reka dushimire Imana kuri mugoroba. Mwiriwe muraho kandi hari abo mbwira mwiriwe, hari abo mbwira muraho, ngabo nguko muraho kandi mwiriwe. Imana ibaho umugisha cyane. Hari isomo rijya rikunda kugaruka mu bitekerezo byanjye igihe byahishuwe ngo Yohana nabazwa ngo mbese aba ni bande kandi bavuye he? Aransubiza ati ni wowe ubizi mwana. Aransubiza ati abana bavuye muri urya mubabaro bihanganiye kibagerageza cyose, batsinze inyamaswa n'igishushanyo cyayo, none dore baranesheje, bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Reka mbese aba ni bande? Ni babandi bavuye mu rurya mubabaro. Biriwe nakoze nafashe igihe cyo gusura uyu mujyi wanyu, nje nkureba uko mutawureba, awusura nkawunyuramo nkagenda nditegereza. Hari umuntu mwambwiye atari ko uragenda nkunaniwe, ndagenda nkunaniwe kandi ndagenda nkutagira yajya. Umujyi rero nawusuye nawubonye, none mubuvuyemo muraje, Imana ibaha umugisha. Nimwe muvuye mu rurya mubabaro bavuye mu rurya mubabaro, banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Reka mbabwire ko hari abatarawuvamo batarabona akagahenge. Inyamaswa iriho, inyamaswa yibigerageza abantu, yubuza abantu amahoro, iratuzenguruka umwanya wose. Uyu mujyi ni umujyi ugomba kwitonderwa, kuwuzamo utarawize. Umuyobozi yatubwiye ko urugo ari nta diplome, nta certificate. N'uyu mujyi rero umeze nk'urwo rugo, nta diplome uzabona, nta certificate, keretse niba gufunga cyangwa ugahunga cyangwa ugashinyiriza. Uzahita muri izo diplome uko arizi, guhunga ukawuvamo, gushinyiriza ukabura iyujya n'iyuvu ukabura uko ubigenza. Birashaririye, ariko birashaririye cyane. Nahoze ndwana intambara hariya nicaye, umuntu wacanye amatara rero bimwe biza ari amahoro, ibindi kaza ari ikibazo yankozeho. Uwacanye amatara kuko nambaye ikote ryirabura yangabije icitwa umubu cyose cyane muri aka gahanda, maze imibu yo ndakubita iranga, ngezaho rero mbona nta kundi byagenda. Icabinteye ni ikoti mbanguyemo ndarambika. Aho ndirambitse niho nagiriye agahenge, byose birururuka hasi bija ku ikote kuko bitinya umucyo. Byari biramutswe rero urumuri, bishakisha aho byakwihisha, biza kwihisha ku ikoti ryanje. Gaya makuba rero y'ibyo ngo uko ibintu biteye, nahoze ndwana nabyo. None ngize amahirwe yo guhaguruka, hari ubundi biranzaho uko ndi kuzunguza amaboko ntabwo biranyegera. Mbese muraho? Ninde wambwira ikigiso sho twaraye twize nimugoroba? Twize ngo iki? Igihe ni iki? Uriya musazi atiki? Atiki? Atimisi. Nuko gusa yavuze se? Yatangiye igisigo cye avuga ngo iki? Agira umbwira uko igisigo cye cyatangiye kivuga. Ntawe? Igisigo cy'umusazi yatangiye avuga ngo iki? Kambaze uyu mujene numve numu Yatangiye avuga ngo iminsi, ariko yabanje gutangira avuga ngo ninde wanguririye ikayi irimo ubwenge. Iminsi nicyo nashaka kumuvuga. Bamba hembye ne murabatsinzwe.
iminsi. Iminsi nubwo ari inyuguti zimwe ariko ntibivuga kimwe. Iminsi ni imitende. Iminsi irashukana. Iminsi ko ningwe iteka inzovu mu rweso. Iminsi nyagira uwugamye nta usakarira iminsi. Agateruwe n'iminsi ndikaremera. Inyagiwe n'iminsi ntashira imbeho. Iminsi ni guhema ntikaguhemuze. Iminsi hengeza idahengamye. Nuhunga iminsi nukayirangira aho ugiye izakwishakira. Kandi agateruwe n'iminsi ndikaremera. Kandi akabwana k'iminsi nta muhana karengwa. Nshuti nkunda, uriya musazi yatubwiye byinshi simbisubiramo, kwari kugira ngo musobanukirwe n'iminsi turimo. Noneho tugiye kureba ijambo rivuga ngo noneho iki nicyo gihe. None iki nicyo gihe. Umunsi umwe Yesu yabwirije ikibwirizo kidasanzwe. Yewe iyo ntegeye amatwi ababwiriza bose, nta mubwiriza urongera kugitongora nguko yakitongoye akibwiriza, cyari icye wenyine kuko asoma imitima. Cyari ikibwirizo cyagaragayemo amahane, ndetse abamwumva bumva ni ikibwirizo kidashize mu gaciro. Ntabwo twumva ko umuntu w'umugabo nguyu, kugeza ubwo n'abigishwa be babandi 12 baramuhagurukira bati noneho wakabije rwose, ntabwo tubyumva. Siyo ni imvugo y'umugabo. Kibwirizo ngiki kigishira soni, kibwirizo kidashize mu gaciro, kibwirizo kitagira ikinyabupfura, kibwirizo cy'urugomo. Bati ntabwo twumva iki kibwirizo, ntabwo turi kucumva neza. Kandi icyari gitangaje nshuti zanjye, nicyo kibwirizo cya nyuma yabwiririje hariya iwabo ku idini. Nta kindi yabwirije. Iki kibwirizo nicyo giheruka ibindi byose. Hasigaye atanga imiburo, arasezeraje Karuvari, asoza urugendo, acungura umunyabyaha, dutegereje ko azagaruka. Iki nicyo yabwirije cya nyuma. Matayo igice cya 22:3. Matayo 23. Hari ikibwirizo kirekire yari yababwiye ye. Arababwira. Nuko ageze ku murongo wa 13, ndashaka kubereka ukuntu cyari gikomeye. Buri murongo noneho awutangiza ingorane. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo, abo bantu yabwiye ayo mazina n'ibyiciro byabo bari bicaye aho imbere ye. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mwijuru ngo abantu batabwinjiramo. Namwe ubwanyu ndibwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo nimwabakundiye. 14. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, nanone ntimuzabura kubona ishyano, ko mwamaze ingo z'abapfakazi. 15. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko muri kuzerera mu nyanja mushaka uwo muhinduza idini ryanyu. 16. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, ni hahandi hanyu muzabona ishyano. Ariko iki kibwirizo kuki kimeze gitya? Iyo uzi ko wicaye mu rwo rusengero uri umwanditsi cyangwa uri umufarisayo, niba utari gusohoka simbizi.
ariko abafarisayo baruma imbe z'amenyo bapfa gutega amatwi nubwo batabishaka. babandi watubwiye batega amatwi ariko nubwo batabishaka, kandi nabo nta handi bari kuja, isaha yabo yo kutagenda yari yageze. arongera ku murongo wa 17 abita irindi zina arahindura, mwabapfumwe mwampumyi mwe. icyaba kiruta ikindi ni ikihe? abafite bibiramwe muragenda musoma ibyo yagiye akurikizaho. ndashaka kubereka interuro yose uko yayitangiye avuga, kandi n'ukuntu byari ikibazo, kibwirizo gikomeye. wacumvise ikibwirizo kidashize mu gaciro, kibwirizo kitagira ikinyabupfura. 19 mwampumyi mwe. 23 mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarye mwe muzabona ishano. arakomeza ageze kuri 24 mwabarandasi bahumye mwe. 25 banditse n'abafarisayo mwandyarye mwe muzabona ishano. 26 wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe. 27 mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarye mwe nanone muzabona ishano. 29 banditse n'abafarisayo mwandyarye mwe muzabona ishano. ariko noneho kari kabaye akaga. noneho ageze ku murongo wa 33 abahindurira izina, mwanzoka mwe, mwabana b'incira mwe, ayiyuza kubuharira idini ntibari kurigarukamo we. yeba iki kibwirizo cy'ikinyamahane, burya haba ibibwirizo by'ibinyamahane, iki kibwirizo cyari kirimo amahane, cyari kirimo amahane. noneho nabigishwa be barahindukira baramureba bati ntabwo twumva uko umwigisha wacu uyu munsi yabaye. batumva ntabwo ari uko yari asanzwe ameze, ntabwo ari uko yari asanzwe aba. ubundi yajagaragerageza akagerageza, ubundi hajagaraye garabyica arica gahunda. ariko ubuho rero, ubuho rwose nawe yakabije rwose. Imana we, araho duherutse kwiga ibyigisho bari kwinubira, nasanze mubyiga mu cyigisho hariya ngo kuba umuvandimwe wa Yesu n'ibyo ari gukora byakozaga abantu isoni. ngo dore bene nyina bacakirara, dore bene nyina bayangirwa muhanuzi. nabo reba bakamwikuraho batari ko wavanga ukagenda ukaja guhanura, ushaka kuzaba umuhanuzi n'igitangaza waje kuyereka abantu bakakureba, ukavanga tukaba duhumetseho gakeya. nabakiyangira batari ko ntabwo bamenye ko ibiterane byatangiye wagenda. nawe ati ndisindenda kujya wisindagenda ndava ndabahanga. baramwinubaga nabigishwe bari kumwinuba batumva uyu munsi ho yakabije. arababwira ati noneho yageze ku murongo wa 37 ararira. abararize noneho Yerusalemu wisha abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho. ni kangahe nashakaga kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira abashwi bayo mu mababa yayo, ndimungundire. dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza aho muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka we. ubwo akimara kuvuga amagambo ngo inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka, kuri yo saha yarasohotse. niho banuzi utubwira ngo ubwiza bw'Imana bwari buvuye mu rusengero. ubwo Yerusalemu akayo kari kabaye, arasohotse be. abo twiganye icyigisho muri iyi minsi mu gitondo ngo nuko Yesu batora amabuye yo kumutera, nuko Yesu arihisha agenza ate asohoka mu rusengero. ubuho ntabwo yasohotse yihishe, yasohotse bamureba. nuko abigishwa be batumva twenda gusigara turakora iki ko bagiye kutwegurira amabuye, batika tumukurikira. barasohokana, bageze hanze umwe rero yashirwa aravuga ati nono ntabwo mbyumva. atangendana yandiyendana. none se arahangaye iyi nzu ayisa umusaka ashingiye ku kinzu yavunnye abagabo.
aho twavunikiye tugasiga amarangi tukadekora tukagenza dute ngo ibaye umusaka n'amatapi bashizemo n'ibiki byose, kamubaza iki kibazo atapfa kungendana. Databuja hindukira. Yari saha y'ikigoroba, izuba rirengarenga ku nyanja. Hindukira, bikeze igezi byo ku nyanja, imirasire y'izuba birasiye ku nzu nziza cyane ya Yerusalemu, inzu itangaje kandi yayise umusaka. Hindukira, wipfa kugenda utayirebye. Urareba inzu, imyubakire yayo uko imeze, ntabwo ureba uko bayubatse, ntawe ubibona. Soma igice cya 24. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda bigishwe baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati mureke nanje mbabwire, iyi muri kureba mabwiza ukuri, nta buye rizasigara rigeretse kurindi ritajugunywe hasi, ntaryo muzabona. Kandi ubwo Yesu ari kuvuga aya magambo, nta nzu nimwe yigeze yubaka ku isi, nta n'ikiraro. I Kigali hari ibiraro bibayo, utuzu duto mutwita uduki i Kigali, apa Kigali utuzu duto rwose. Iwacu arizo bitaga ibigonyi n'ibigondagonda. Akazu gato mukita kahe? Ni chambrette. Haraho numvise umuntu ambwira ati ni karito. Nageze muri kaga karito. Akazu katameze neza k'Ikigali naga karito. Bakisaga karito. Nta naga karito yari yubatse kwisi na gato. Noneho inzu zubatswe n'abagabo zibavunnye, wari kuvuga ngo nta buye rizasigara rigeretse kurindi ritajugunywe hasi. Haragenda kuko yari yabwirije ikibwirizo kinaniza, yicara ku musozi wa Elayono. Abigishwa baba mwicara iruhande batangiye amatama. Cyo tubwire databuja, burya sibyo bizaba ryari, kandi n'ikimenyetso cyo kuza kwawe data n'icyo imperuka y'isi kizaba ikiheco. Sego nabitubwiye nabyo ndabona utazagaruka wagiye rwose. N'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? Kizatwereka yuko Yerusalemu igiye kuriduka, ntawe yari yasigara rigeretse kurindi. Twebwe dutondagurire tubwire bizaba ryari, itariki ngana, mu kwezi, ngo tube twiteguye no kuyivamo hakiri kare. Yesu arabasubiza ati nimwirinde hatagira ubayobya. Abwira babandi 12 mwirinde hatagira ubayobya. Ikimenyetso cya mbere kizerekana ko ngiye kuza nuko benshi bazayoba. Ubuyobe, kuyoba, benshi bazayoba. Uku kuyoba se nukuyobera hehe? Bazayoba bagannye he? Kuko benshi bazaza biyita izina ryanje batinije Kristo. Kuko benshi bazaza biyita izina ryanje batinije Kristo. Icyantangaje hepfo yaho ngo bazayobya benshi. Benshi bazaza biyita izina ryanje batinije Kristo, kandi ntibazaviramo aho, bazayobya benshi. Hari abantu bareba ibintu mu buryo butari bwo. Ubundi ku isi haba amoko y'abantu 3 gusa. Ubwoko bwo ku isi bw'abantu ni ubwoko 3. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko buhindura ibintu. N'abantu bari mu bwoko buhindura ibintu. Abantu bahindura ibintu.
bigahinduka, ibintu bakabihindagura rwose, kabihindagura, imihanda igahinduka, ibiraro bigahinduka, amazi agahinduka, igihe kigahinduka, abantu bahindura ibintu. Ubwoko bwa kabiri ni ubwoko bumenya ko byahindutse. Ubu hari abantu bibereye i Kigali batazi ko yahindutse. Kumenya ko ibintu byahindutse, nshuti nkunda, uramenya ubwoko ubamo, ubwoko buhindura ibintu, ubwoko bumenya ko byahindutse. Hari n'ubwoko butagira icyo byitayeho, byahinduka bitangiyewe, imvura yagwa itagwa, izuba ryava ritava, inzara yabaho itabaho, inzara nibaho nzarya puberi, fagucunga babisutse hariya puberi, okay, ntacyo bitwaye, yewe icyo mva nukuramuka gusa. Abantu bahindura ibintu baravunika pe, n'abamenya ko byahindutse baravunika. Abamenya ko byagenje bite, byahindutse, iyi Kigali yahindutse rwose. Abamenya ko ibiciro byazamutse, mugabo nugira umugore utazi kumenya ko ibintu byahindutse, uzaba ufite akaga. Niba mwariraga, niba mwari mufite amazu, niba mwari banki ikabigurisha ikabigenda ikabiteza cyamunara, ukamenya ko banki ubwo ibyo wabe yabihinduye. Niba ufite umugore utazi kumenya ko byagenje bite, byahindutse, ati no, ati njyewe rero no, ati njyewe rero ndanareba televiziyo, ntabwo ndaba mu nzu itagira, ubwo ntazi ko byagenje bite, ntazi ko byahindutse. Njyewe rero nuko rero njyewe ntabwo nabyumva, oya iyi saro ntabwo nayumva, ndakomeza kuba muri ya yindi. Byagenje bite, ntabizi ko byahindutse. Ubwoko butamenya ko byahindutse buteza ibibazo ku isi. Ubwoko bumenya ko byahindutse buba maso, bugatekereza neza, bukishira mu mwanya bugomba kubamo. Byaba ngombwa agahunga kuko ibintu byagenje bite, byahindutse, aho handi akahava cyangwa akahabyaza umusaruro. Ibintu byahindutse urabimenya uti ndabyifatamo ndi. Abahindura ibintu baravunika kuko nabo baragoka. Hari ababihindura nabi, hari n'ababihindura byiza. Icyo mbabwira rero, mbabwira iri somo ni ukugira ngo mumenye ko muri iki gihe dukwiriye kumenya ko ibintu byahindutse. Abagira amahirwe ni abarareba bakamenya ko ibintu biri guhinduka, kuko benshi bazaza bita izina ryanje batinije Kristo bazayobya bangahe? Benshi. Kunda kubwira abantu ko nishukaga ngewe mu mutima ni byari byose ubuhanuzi uko buzasohorera mu madini. Amadini rwose azaza ari menshi, nabona idini ryikurenze hariya ryaririmbye, Yesu yavuze ngo benshi bazaza wita. Ntabwo narinzi ko azaboneka umuntu uvuga ati ndiwe ninje Kristo neza, ubu ninje. Niba mwari mutanzi ni munde. Maze kubona ba Yesu bane n'amaso yanje, bane, batatu nabo mu Rwanda. Siboni bakeya, ba Yesu bangahe? Batatu. Boni bakeya se? Abo mu Rwanda batatu ni bakeya. Uwa mbere turaturanye hara mu Ruhengeri, turaturanye n'izina rye ndarizi, n'imyenda yambaye ndayizi. Ubu yabashishije igikoni kirekire kigondoye hejuru, kacakiri buja mwabanya kuri za kalendari, kigondoye hejuru, hasi ateza humuhunda inkoni ya nyiri bihe byose, yayindi Yesu yagenderaga. Bijya ngo ni ya Yesu yigondoye yari ifite ubusobanuro burambuye cyane. N'urya muhunda wari uri hasi
iriya nkoni yakoraga mu buryo bubiri. Kuriya kwigondora kwayo mwayo eho ngiriye, kuriya kwigondora kwayo hejuru, kuriya kwigondora kwayo kwari gusobanuye yuko niyo nkoni agaruza intama ze, afata ku muhunda agatera mu zoshi ry'intama akagarura akizanaho intama ze. Iriya nkoni igondoye niyo gukurura amazosi y'intama ngo zimugarukeho. Nzabarageza inkoni y'iki mbakurura mbazana hondi. Kura kwigondora nico gusobanura. Hasi hari umuhunda w'icuma, hariya hasi hari umuhunda w'icuma n'uwo mutarawubona. Intama ze ngiziriye ngo usobanura ngo isega niriza nimara kuzikurura isega rikaza rizikurikiye, ndahindura umuhunda wo gutera iki isega nyice. Uwo mugabo rero inkoni ye ngiriya iragondoye kuriya rwose, yitwa Eliya nduwa Yesu. Nuko se yamwise, ise niko yamwise. Ngiye kukubwira ibyo yiyise we rero. Dufite ba Eliya nduwa Yesu babiri, hari umwe w'umubatiste suwo mvuga ahubwo nuwari uwo twabanye. Yaragiye yiga ubuturo bwera, arabusoma, araza mu rugo, ava mu rugo aja ku gicaniro, ava ku gicaniro arazamuka aja hera, ava hera aja hera cyane, ava hera cyane aja mu bwiza, ava mu bwiza aja mu hera hisumba byose, araharenga aja mu ruziga ruhoraho, arenga uruziga ruhoraho aja mu bumana, ava mu bumana aja mbere ya mbere na mbere, arenga mbere ya mbere na mbere asanga yahozeho nawe, ahubwo arebye asanga niwe mukuru nyiri ibihe byose. Muri kumwumva? Asanga niwe mukuru nyiri ibihe byose. Ati ninjewe mukuru, ninje mukuru nyiri ibihe byose, kandi burya koko nahozeho uhereye mbere na mbere, ninje wahozeho. Abarabidutangarije ati ninje mukuru wa byose, ninje waremye byose, ninje Uwiteka, ninje wagiye Karuvari, ninje wahavuye ndabacungura muhumure. Reka mbabwire yayobeje benshi, yayobeje benshi. Undi ari hano i Kigali, ari hano iwanjye i Kigali, arazamuka ava mu buntu bw'Imana, arazamuka ku musaraba, arenga Karuvari aja hirya ya Karuvari, aba umuntu utangaje, aba umuntu uvuma abandi, ureba akabandara abanyabyaha. Arazamuka aba igihangange kirenze urugero, ashaka kwigisha abantu kumenya Imana. Abatuzi ibyaha, batura ibyaha n'ibyo bakoze byose, ngo umuntu kugira ngo yezwe atungana agomba kwatura ibyaha bye byose. Baratura ibyaha, baramanuka we bakira abantu ukuntu bakoraga mu nkono, baramanuka ukuntu babumbaga za nyiramabumba z'utuzu, byose aravuga ati n'umuntu birangiza muraba muhindutse abera, babirangije ntibababera. Ati duhindure. Araza arababwira tumva hari kamere igomba kutuvamo. Araza arababwira ati hagarara imbere y'iteraniro ati muranzi, bati turakuzi. Ati muranzi neza, ubu muranzi, bati turakuzi rwose, bavuga izina rye muranzi, bati ntabwo munzi. Ati kandebe ko munzi. Ati ngiye gupima icyaha mufite. Akuramo ikoti ashira hari, ishati hari, inkweto hari, ipantaro hari, ikariso suve nayo muyita suve harya, nayo ni suve. Akuramo ikabutura ashira hari, arihandagaza. Ngo bagomba gusubira mu Edeni, uko Adamu yarari niko bagomba kuba, bakarebana nk'abari mu Edeni. Baze noneho abagore bari mu iryo teraniro bakanga kumureba, bakakubita akajisho bakareba hasi, bakareba hasi, ati munyitegereze, bakanga kureba.
abagore bashira mu gaciro batari ko bagenzi ba ibi ni ibiki icyigisho cy'uyu munsi kiratugoye nimundeba mwese utari kundeba afite kamere ati mundebere umuntu wese ufite kamere y'icyaha ntarashobora kundeba ugifite akamere ya Adamu wapfuye Adamu w'icyaha ntarashobora kundeba bakumva n'ugusubira inyuma uwa mbere abamuhanza amaso huje reka nkurebe noneho abaramurebye rwose abaramurebye igitangaza arashurukanye arareba rwose igihangange gikora ishyano ninde muri mwe weruye uteye intambwe nk'iyanje tangaza uwemeye azerera abarihanishije rwose azayobya bangahe benshi abarihanishije haboneka igihangange cya mbere kiba kirahagurutse nacyo are ikoti hariya ishati hariya ipantaro hariya byose ashira hasi nawe arahagarara abagize umwizera wa mbere umugabo wa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu sinzi umubare yagejejeho iteraniro bari ruzuye hano imbere utwenda bajugunye hariya barakwenuye bameze nk'ihene n'intama bameze bake ariko abagore bageragejwe abakobwa barimo bageragejwe bari kurwana imitima yahiye ye baba we abagore nibo bihanaga nyuma rero nta bashiki bacu ba Eva wo mwedeni ari hehe haguruka umugore w'umushirasoni rwose wache nawe aje hariya nawe arerura nshuti nkunda uyu mugore arakwenura uwa kabiri arahaguruka uwa gatatu arahaguruka iteraniro ryose ati ngaho murebane rero saha yo kurebanira ageze ibi mbabwira byarabaye bararebana bararuhuka mutuze buri wese akumva akabeho kari kumuhuha ariko ati bura nuguhebera urwaje burya niba hari ikiyobya bwenge kiri ku isi cya mbere ni ikidini kiyobya bwenge cy'idini abagore barerura birarangira amabere aratembagara ibindi birakomera nuko babaho ngaho nta kundi byagenda none ko kwari kujya mu ijuru se n'urugendo rugiye mu ijuru aha niho inzira iri benshi bazayoba igihe kiragera nshuti zanjye ubwo abakobwa barimo bakuru batigeze babona ubwambure bw'abagabo bari kubureba abasore baraho barwana intambara ku mutima bigengesera noneho uziko no kureba intege z'umugore kibi kigeragezo noneho bari kubona abagore bambaye ubusa barashinyiriza nshuti nkunda umugabo arababaza ati ndi kubona ibintu bitari byatungana mushaka amabase mbereke mushaka za base bashaka amabase mukarabanye mwozanye tugiye kwezanya noneho intambwe yo kwezanya irageze umuntu wese kamere ye ipfe ishire ndikubona mugifite twa kameremere mugiye kwezanya maze umuntu wese yere amatsiko ageze ate ashire tugiye gushira amatsiko mushira amatsiko ibateye amatsiko mu bivemo kandi umugore umukobwa yuhagira umuhungu yuhagira umukobwa mukorakoraneho amatsiko agende ate ashire kandi koko kwimara amatsiko rero ni kamere y'umuntu kandi icyaha cya mbere umuntu afite ni amaki ni amatsiko babagiye kozanya bahanaguzanya amasume basigana amavuta bagaruka mu iteraniro bambaye ubusa
ikibazo babajijwe ni iki? Mu ijoro ryakurikiyeho mwarimu wabo ati mumbwire umuntu wese avugisha ukuri kuri ku mutima we. Mumeze mute mu mutima? Kandi ntihagire undyarya. Uwa mbere ahaguruka ati njyewe ndi mu kaga. Uwa kabiri ati nanjye nuko nabaye. Uwa gatatu ati nje birarenda narembye. Undi nawe ati nanjye ndi mu bigeragezo. Yewe buri wese aravuga. Umugabo arababwira ati isaha yo guhindura ibyo bintu irageze. Bikavaho. Ngaho buri wese uwo bicaranye nahindukirira uwo. Harokotsemo umugore umwe. Wari ufite imyaka isaga 50. Yicaranye n'agahungu k'imyaka 25. Kamuhindukiriye agacira mu maso ati ungana n'imfura yaje ugatsindwa we. Ishano ryari rimugwiriye. Umugabo we wari muri ryo teraniro nawe yarahindukiriye kandi gakobwa kari ko hirya gato kangana imfura ye irakaruta. Umugore aturumbuka ariruka. Yadusanze mu iteraniro turi mu cyumweru cyo gusenga mu gicuku. Masaa 11 ati mu ntabare ndapfuye. Ubaye iki ko tuzi ko uri umukusi? Ko tuzi ko abakusi mugeze ko. Niba ati turashize, ati cize bose baryamanye. Uwo muntu amaze kubayobya mu byumweru 2 byakurikiyeho ateranye iteraniro. Bose abenshi bagize amada. Za sida iratongora. Ibintu n'ubu ngubu nakuzanira abari muri ako kaga n'abari kurera abana bizo mfubyi batwite muri iyo misi. Bagarutse mu itorero turuho turahembagura. Araza nyuma y'igihe naka arambura ibiganza hejuru yabo iteraniro ati mwese mwabaye abanyabyaha ndi mwashikira ubwiza bw'Imana. None muhumure ni njyewe umukiza wanyu. Muhumure ndazanywe no kubababara ibyaha. Ibyaha nyabyanyu byose ndabibababariye. Uhereye none ninje mwami wanyu, ninje mukuru nyiribihe byose. Ntimuzongere gusenga mu izina rya Yesu, muzasenge mu izina ryanje uyu mureba njewe Kabandana. Aho Papa Nyamirambo. Papa Nyamirambo. Aba Yesu. Harabumvise iyo nkuru ari nzaduka n'amateka yabaye. Bimbabwira vis-a-vis nari mpari ndeba n'amaso. Benshi bazayoba bangahe? Benshi kugeza igihe bakuyobya ukakuramo imyenda ukambara ubusureba. Ugasambana ureba n'amaso yawe. Undi ni Yesu wo kukibuye. We twagiye impaka nje nawe. Nandatangaye aratembera ati yemwe umuntu aramamagara ati ngwino urebe Yesu rero ndi ngwiki. Ntahuze Yesu ndi ndamuzi. Atoya ni Yesu uri kubutaka ndi nawe ubaho. Ate ngwe namukwereke ati impamvu namukwereka nukuri umubwiriza ngwino muvugana. Twe yatunaniye. Ndarihe ati nguyu. Bore nagahungu kananutse karaho ngaho katameshe kadakaraba nijwi ryoroheje nuko ese imbabazi zanjye zihoraho iteka ryose. Ndireka manze ndebe rwose. Ababo atumva babyeyi badamu bakobwa abaturage imbabazi zanjye zihoraho iteka ryose. Mwese ukumumeze naraba muze kuri nje. Ninje mutsima w'ubugingo. Unyizera. Naho ariko manze ndibe. Kandi murebe. Ariko uraho. Arahindukira nyitegereza. Nawe uraho. Ninje nzira n'ukuri n'ubugingo.
nta ujya kwa data ndamujyanye. Ariko se uri nisomo uri gusoma atoya ndasoma amasomo ati byanditswe byose ninje bivuga ninje byerekerawo. Ndamureba ndariko none twagushishije none se ntabwo wasaze. Ibyo byavuzwe yuko nzaba ikimenyetso kigirwa impaka. Ndikarawaye no kondi ariko ubundi twumvikane mbwira neza tuvuga ndi kubona uri umuntu ko njanje ntabwo uri Yesu rwose ngiye kukubaza nguri kubaza umuntu kuri Yesu nturiwe ahubwo ndakubaza nguri kubaza uyu muturage wayoboye yari kwerekera. Ariko ubundi nibyo uvuga nakubabariye ndakubabarira cyane kuko imbabazi zanje zihora witeka ryose. Ibyo uvuga byose ubivugira mu mbabazi nakugiriye. None se kutameshe kuri umunyamwanda ko utakarabye rwose. Ntiwumva ko ya maso ya kamere atareba. Iyi si n'ibiyuzuye n'ibyande n'ibyanjye ndetse n'umwanda n'uwawe. None uri shitani rwose, uri shitani rwose. Umukuru w'itorero mugenzi wanje twari kumwe nawe amubaza ikibazo yumva kirakarishe. Atari kubundi nkubaze wowe uri uwahe kandi witwa nde? Undi aramusubiza ati ahubwo ndatangaye kuburi Yesu ntumenya abo waremye aho batuye. Benshi bazayoba bazaza bati nije Kristo bazayobya bangahe benshi. Ibintu byarahindutse inshuti zanjye. Ikintu cyo gihe cyo kumenya ubwenge tukamenya guhitamo, kandi abanyabwenge bonyine nibo bazashobora guhitamo muri urujijo ruri hanze aha. Duhindukirire amadini. Kamanza nsome ijambo riri hano ritoye. Murongo wa gatandatu. Muzumva muzagenza mute? Muzumva intambara n'impuha ziki. Muzumva. Umuntu wese uriho muri iki gihe ikintu yumva cyambere ni intambara. Noneho intambara niba ntayo impuha zayo. Reka mbabwire kugeza kuri iyi tariki iyi saha duhagazeho nta gihugu na kimwe, munyumve neza, nta gihugu na kimwe kiri ku isi hano hasi ku butaka kitari kwikanga intambara. Nta na kimwe. Nta muturage n'umwe uri ku isi keretse uwasaze cyangwa utagira ubwenge utazi aho isi igeze utari kwikanga intambara. Ibihuha by'intambara. Muzumva intambara n'impuha z'intambara. Hamwe n'intambara ayi n'impuha z'intambara. Reka mbabwire akaga gateje ibi byose. Mperutse kubona abakirisitu bitwa abakirisitu kuko abakirisitu ni benshi ku isi. Umukirisitu mperutse kubona ari kurya umwisilamu. Kumurya wiki kumurya ni kumukubita se? Oya, kumurya bagasangira. Abakirisitu bari gusangira umwisilamu bari kumwotsa brochette. Avuze ndiye baba beka ibyisi naha bigeze. Muzi byabaye hano muri Centrafrica. Muri Centrafrica hano hirya hano haruguru nafanga byagize bitya abisilamu abari mu gice cy'abisilamu barahimba bategura umutwe w'inyesamba bagaba ibitero kuri leta y'abakirisitu bayakuraho. Bakibakuraho bati turashinga leta ya Kisilamu. Tujye kwishinga rero abitwa abakristo bahura n'akaga n'amakuba bariruka barahunga baja mu mashamba baja mu myobo bacukura ibi. Nabo bashinga igice cyitwa Antibaraka. Bati twirwaneho rero
bashinga ikindi cyitwa antibaraka. Natwe reka twihagarareho, none turapfira mu myobo se. Basongora ibiti bashaka imbunda bagenza bate, bashinga antibaraka. Antibaraka irashimashima biranga. Amoko asubiranye, amadini asubiranye, ibintu bicitse, isi iraterana, umuryango w'umwe mwehoreze ingabo zo gutabara. Ingabo zagiye ari ingabo z'umuryango w'abibumbye, ariko burya zari inkirisitu. Zari ingi bagenda ari ba Faranswa, ari ba Yohana, ari ba Damiye, ari ba Auguste, ari ba Narinari, ari ba Samuel. Bagenda tugiye gukiranura rero, bagakinga ikibaba abakristo muva mu myobo muhumure. Leta abisilamu bayikuraho. Abisilamu bahuye n'akaga, noneho abisilamu bakiriso barabafasha. Agahinda mwaduteje iyo tumaze iminsi, nabonye bamurya bamumanitse nkara kuri za televiziyo barya, bari kuganira bamwotsa bamurya rwose, kugira ngo abandi bisilamu bahahamuke bakuka umutima. Barahunze. Niba hari ikiyobyabwenge giteye ubwoba ku isi kizasenya isi karimbuka, ni idini. Ntimugakinishe idini. Uwo ryayobeje, uw'idini ryayobeje inshuti yanje, ageze kure cyane. Ibi byihebe muri kumva byazengereje isi, ntugire ngo ni ubundi bwihebe, ni ibinyadini biri kurwanirira idini ryabyo. Byashinze idini ry'ibyihebe, birashaka gutsinda isi yose, kandi biteye ubwoba hirya no hino ku isi. Urebye akaga biri guteza inshuti yanjye, byagutekura umutima. Ariko Yesu ati muhumure, ibyo byose ubwo bizaba biriho, imperuka izaba itaraza, azaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Intambara zirarangiye, ishanga rizatera indi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabafata ngo babagambanire, ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga bahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, nibwo benshi bazasubira, bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi binyuma bazaduka, abayobye benshi. Abahanuzi nshuti zanje, muri iki gihe umuntu wese arashaka kuba umukristo arimo n'umuhanuzi. Abantu barashaka guhanura, barashinga idini ry'ubuhanuzi, idini rivuga ibizaba, ibyenda kuba, kandi barashingira kubiriho. Ariko kuko abantu barwaye, kuko abantu bababaye. Ubwo nari mvuye i Burundi mu ivugabutumwa, ngeze hariya mu Ruhango, nahuye n'umurongo w'abantu benshi batoye umurongo, bafite utujerekani. Bamwe bavuye Mbarara, abandi bavuye Uganda Kabare, abandi bavuye Byumba, abandi bavuye Umutara, abandi bavuye hehe. Ndahagarara mbaza umuntu, aba badamu, aba bakecuru bananiwe, abagabo bananiwe, barajya he? Rambwira ataba ngaba bagiye ahitwa Ikibeho, kandi bagiye gushikira amazi y'umugisha, amazi ya Bikira Mariya. Kandi kirazira ko bagenda n'imodoka, ni ukugenda n'amaguru, kuko ni igihe cy'ububabare, ni ukubabara. Mariya yareba ububabare bwabo, n'ayo mazi y'umugisha akabagirira umumaro mwinshi cyane. Ibirometero ibihumbi n'ibihumbi, benshi n'abahanuzi benshi binyoma, kugarukana amazi y'umugisha uyakuye Ikibeho, kandi ayo mazi ni amazi asanzwe, ariko yiswa amazi y'umugisha. Ayo mazi nababwiye igitekerezo cy'umugabo duheretse guhura, arambwira ati Augustin, aturaho nturaho neza, ndi maze iminsi ntakubona. Uza hano maze iminsi? Abakoze muvuga ati ntabwo uza hano maze iminsi? Ni ntabwo mazi. Abakoze muvuga bakwema akabuye kagakara, ati warebye? Ati urukureba? Ndi kureba. Tisako nagake. Ati iri buye uza hano narikuye? Ntoya. Ati iri buye narikuye mu mva ya Yesu, maze iminsi mu Israeli. None se ati natanze 3.5 miliyoni
miliyoni zinga hajya muvuga miliyoni 3 n'itatu ningahe n'eshatu ati natanze miliyoni 3 n'igice kugenda no kugaruka nayo byantwaye ariko Imana ishimwe do nazanye ibuye rya here kumva ya Yesu. Ubwo rero nukuvuga ati iryo buye abantu bagomba kumukurikira kuko imva ya Yesu yagizanye akajera ari gukozaho ukabugeze mu mva yande ukazana amafaranga izo miliyoni ze bazagenza bate bazazigarura. Ufite ibibazo umva abafite ibibazo bwese muze mu mva yande ngiye hano mu mufuka urazana ngahe ngayo amadini ngaka kaga kazaterwa n'amadini. Hari abantu uva ko idini ari idini gusa ntumenye yuko ari byo rizasenya isi. Reka mbabwire intambara iheruka ya Harmagedon yo gukuraho iyi si ntabwo izabishingiye mu ntambara za politike, izashingira ku idini. Ni Yesu na Satani bazarwana, nibo bami bazahangurana bwa nyuma. Reka abanyapolitike beshurane mwirebere mubihorere n'inshingano yabo, mureke abanyapolitike begurane bagomba guhiga ubugabo. Ariko ku musozo twebwe duke kuvuga ubutumwa bwa Bibiliya kuko bwa nyuma hazarwana ibihangange bibiri, ni Yesu na Satani. Musi barwanye rero umutumbiro, intambara y'Ikaruvari zagaruka nanone barwana umubiri ku mubiri. Bazakoresha abayoboke babo, bazakoresha abaki, bazakoresha abayoboke buri wese azafite ingabo ze n'undize. Yesu ari gutoza ingabo ze, arazigisha Bibiliya neza ngo zimenye icyo zigomba gukora, uko zitwara, ari kuzitegura. Ubu na Satani ari kuzitegura, ari kuzigishiriza ku mateleviziyo iza Satani, ku ma internet, ku byoga juru hirya no hino. Ari kubatoza intambara, ari kubatoza kubabaza, ari kubatoza kurya abantu, ari kubatoza ubusambanyi bwa kabuhariwe, ari kubatoza tunga umugabo ku wundi mugabo. Ari gutegura ibyihebe bya kabutindi biza. Ariko Yesu nawe arategura intore zizamutsinda. Cyo gituma tugomba kwigisha abantu Bibiliya. Iki nico gihe cyo kubabwira ukuri. Hari abantu bavuga bati oya mworosha ubutumwa, woroshe. Satani we ntabwo ari korosha. Yambitse abagore ubusa, yambitse abagabo ubusa, yabajanye mu myobo, yabajanye kuzimu, yabajanye mu bicu. Abandi ari kubajana muri marisi, ubari gutegura ukuntu bazaba muri marisi. Mberetse kubona umugore ahese umugongo muri marisi kuri bya byogajuru byanyu. Bona umugore ari kuzirika imigozi muri marisi, bari gutera imisumari n'ibyuma. Uko bari kuja mu myobo yo muri marisi ngo bari gutegura amariba yaho n'amazi yaho ngo bari bakara amazi azanyobwa, bari kwitegura kuja muri marisi. Yesu yavuze ngo naho zazamura icari cawe ukagigiza mu nyenyeri nzakumanura ngo ushire hasi. Azabamanura bashire hasi. Ubu bariho barategura ibyo byose, reka bibonje iki kirere be baracitegereza, ariko ntibazakinyura mu batasha kiretse bahindutse. Abantu tugomba kubabwiza ukuri nta kubaryarya, utabatutse utabashebeje, ukabanyuza muri Bibiliya bakamenya ko ico Bibiliya yavuze byanze bikuze kizagenza gite kizasohora, nta gushidikanya. Muri buze gutangara muri iyi minsi mwumvisha idini ry'ikigogoro ku isi ubu ryamaze gutangaza yuko irema ritabayeho. Adamu ntawe. Iyo uvuze ko Adamu atabayeho kwari igihimbano, uravuze ngo n'Imana ntiyagenje ite. Ariko wumva urujijo ruteje akaga bazanye. Babuloni iteye ubwoba. Aya niyo magambo tugiye kwiga muri iyi minsi iri imbere. Nicyo cyanzanye hano. Ndashima abantu bo kumuhima, muhamagara abantu bazi iki kibazo tugicoce, tukivane mu nzira. Muze ducoce ibibazo dufite, muze tubicoce, tuganire, turebe, tumenye ko ibintu byahindutse. Aho umuyobozi w'idini ku isi atangaza ati bongewe ndabirebye nabisengeye maze igihe nsenga, maze hari amasengesho bita noveni, gusenga iminsi 9 noveni, maze iminsi noveni. Muri noveni nahishuriwe ko irema ritabayeho, Adamu ntawabayeho, nta kurema kwabayeho, nta n'imperuka izabaho, nta muriro uzabaho, byose ntibizabaho. Abantu bagomba kubaho baripfisha, umwe arapfunda gapfura. Ariko hirya yaho
ati namaze kuvumbura yuko isabato ari wo munsi w'Imana. Umvara ariko mbabaza ikibazo, isabato yabayeho hadatangiye umunsi wa mbere? Nabwiye abantu Imana ibi byose biratangaza irimbuka rya Babuloni. Wamareka ngo iraguye Babuloni ikomeye ryacumbi ibaye icumbi ricumbikiye abadayimoni n'imyuka mibi yose. Nukuvuga ngo ntabwo Babuloni izapfa kugwa, nayo ubwayo mu bizayigusha izabitegura. Icyo dusabwa niki? Ni ugutegura abantu bazahagarara bashikamye mu misi ya nyuma. Nica aya mavuna abereyeho, nica amateraniro yacu abereyeho. Reka mbabwire inshuti, ntabwo tugiteranira gushaka bizera. Waba ushaka kuyobora bizera, niba ari ndwaniye uri gushaka bizera, niba ari ibyiringiro ushaka bizera, abafite barahagije, niba ari ibyubahiro mumwubashe muri benshi, ntabwo ari we. Ni Yesu ushaka kwimika ubwami bwe mu mitima yacu. Ntabwo ndi gukorera byiringiro, sinkorera ndwaniye, nta wundi nkorora uwo ari we wese, nta bihembo nteze. Kambabwire bene data, washaka ibihembo iwacu yabishakayo, yahinga ibirayi akeza akagurisha agataha rwose. Yakena agakena akamenya ko akenye n'abakene baraho, abadakennye si abakennye ntibahari bo, hari ico babaye se. Wakiruga kira usi Kigali nta bakene bariyo, n'abasaza no muri Amerika bariyo bari kusabiriza. Hariho na hayi dolari rimwe n'umunyamerika bicaye ku muhanda, urenda kubuti muri Amerika si babayo bareya bati ntaho rutaba sheri bariyo barekaga intoke baca bati boss ukamuhereza barahari. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, Yesu ahagaze ku rugi rwawe arakomanga, arashaka kumwumva. Arakomangisha iki? Ukuri kwa Bibiliya. Muri iyi minsi mwumvise ibitangaza, amadini y'ibitangaza, idini ry'ibitangaza, hari idini ry'ibitangaza, hari idini ry'ibitangaza. Ayo madini y'ibitangaza agahurira hamwe yose ngo haje umuntu w'umunyabitangaza urayafatije ngo arenga, abana bari gusimbagurika ngo ibitangaza birabaye ngo arengwe. Koko nibyo, kuko bagomba gusoza ubuhanuzi. Yesu yavuze ngo abazarimbuka icyo bazamubaza cyambere, bazamubwira bati none twarimbuka dute ko twagoraga ibitangaza mu izina ryawe? Koko rero idini ry'ibitangaza muzaribona ririmo abantu benshi, kandi benshi bazambaza kuri uwo munsi bati none twarimbuka dute ko twakoze ibitangaza. Kandi igihe kizaza Satani agiye kubakoresha ibitangaza. Satani utera ubugome, utera abantu kurya nabi, bakanywa nabi, bagatekereza nabi, barya nabi, batekereza nabi, bakabaho nabi, bakaryama nabi, bakavuga nabi, bakareba nabi, bakumva nabi. Urakubyumva neza? Iyo uriye nabi, ukaryama nabi, uvuga nabi, ukareba nabi, ukumva nabi, ugapfa nabi. Ndikubesha kwiye? Iyo uriye nabi, ukaryama nabi, wumva nabi, ukavuga nabi, ukabaho nabi, ugapfa nabi. Imana irashaka ko twumva neza, ko turya neza, tukaryama neza, tukavuga neza, tukumva neza, tugatanga ubuhamya bwiza, tugasinzira neza, tukazazuka neza. Nibyo abindi tugomba gukora, iyo niyo nshingano yacu. Twigisha abantu kurya neza, tubigishe kuvuga neza, tubigishe kuryama neza, tubigishe gutekereza neza, kugira ngo bagire imibereho myiza. Icyo Yesu adusaba nicyo ngisho. Twigisha abantu kuva mu nyigisho z'ibinyoma, nta bitangaza bihari. Uwarwaye naje kwa muganga, usinziriye asinzirire mu byiringiro. Kwese ravuze ngo uhere none hahirwa abapfapfire hehe. Urakora ibitangaza byo kuzura abantu, byo kubakiza kanseri icyayi bateye utakibakuyeho. Ngo Imana iramutse yema ibitangaza nk'ibyo yaba yifatanije na Satani.
none umuntu atewe kanseri n'itabi, itabi ntiyariretse, uti oh kanseri we toka katika jina la Yesu. Wagira ngo Satani yumva Giswahili gusa. Katika jina la Yesu, ale wewe toka Satani, wewe toka katika jina la Yesu. Wagira ngo Satani yumva Giswahili gusa. Kizakoreka abanyabinyoma. Satani bakoresha indimi, we Satani toka. Ubu rero tugiye gutokesha, gisaha yo gutokesha igihe gite. Wowe ngo Satani ruka Kiswahili toka. Izimbyarya zabaye zite rwose. Mwarekera kubesha abantu, ahubwo tukababwira ukuri kwa Bibiliya, bagahinduka abakobwa n'abahungu b'Imana, baretse ibyaha. Baretse iki? Nibaramuka bapfuye isezerano bafite. Yesu aravuga ngo uhereye none hahirwa, andikuti hahirwa abapfa bapfiriye hehe? Mu mwami. Ngo bagenze bate? Ngo baruhuke imihata yabo, kuko imirimo yabo ibakurikiye igenze ijanye nabo. Ntabwo Yesu yakwishimira ko abakiranutsi bari basinzire bongera kuza kuba ku isi y'akaga, kongera kujamo imyenda bari guhangaka. Niba hari ikintu gihangayikisha umuntu, umugabo, umuntu muzima, umwenda urahangayikisha ukaba nka kanseri, ukakubaga kugeza igihe uje uri kureba. Umuntu yaguhamagara kuri telefone ugashaka gukura mwitaba ukabibura. Isi yaratujunguje, twarabo gukiranuka tukayivaho inshuti zanjye. Nibyo byari ingenzi. Naho ubundi kwirirwa turayigundira ngo nibadukorera ibitangaza tuyirambeho, ni ukwivunira ubusa. Mureke twitegure, mureke tube maso, twumvire ukuri kwa Bibiliya. Icyo Yesu atwigisha tukiteho. Ejo tuziga ijambo rivuga ngo ibibindi bibiri. Ibibindi bingahe? Ejo tuziga ibibindi bibiri. Reka muri uyu mugoroba je namwe tumenye ko iki ari cyo gihe cyo kubwiza abantu ukuri bakakumva kubwa Yesu umukiza wacu. Ni bangahe bumva iki gihe kibareba nabo ngo tubwire abantu ukuri bose? Mugire muca turebe. Ijambo ry'Imana rikomerezwa mu mitima y'iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu.